iribagiza nta kintu na kimwe, nta makuru ahagije afite. ibyazi n'ibyo bamubwiye, ibyo yibuka n'ibyo bamubwiye uwo munsi, ubwenge bwibuka ejo hashize ntabwo afite. Ubwo rero icyo bivuze ni iki? Ngomba kugenda gahunda zanjye zose, nkapanga gahunda zanjye zose nicaye iwanjye nemye. None njye ukaba ndi he? Uretse tuza nkagenda ngashyira ibintu kuri gahunda, nkipangira ibyangombwa ndabifite byose, nkabishyira ku murongo nicaye iwanjye negamye nemye. Nawe ikibazo cyawe wowe Dr. Humura, ndagutwara dukomeze tugende tujye iwanjye, nta muntu n'umwe ukuzi, ari umugore wanjye ntakuzi, n'undi muntu wese uri iwanjye nta muntu n'umwe ukuzi usibye jyewe jyenyine. None se ubwo nzahaba nkandi? Humura, uzahaba tuzabajishwa be nk'umuntu w'umuzamu aho ngaho. Njyewe Dr. Mbo muzamu? Oya humura, ariko si isiri ryanjye nawe. Icyo nzagukorera kwicara neza, ukarya, ukambara, ukatuza. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byagorana hano muri ino filime, aho uyu musaza yabashije kuba yagambanira Iribageza, ariko ibintu bigiye kuba byamubaho ntago ari ibintu byiza. Rero nimba tugeranye kuri uyu munota, jya muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo wabonye ino filimi. Nimba nta n'igitekerezo ufite, ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba turi kumwe n'abantu, ubundi nze nkusobanura buri kintu cyose uyu musaza yaba yakoze kikaba cyamugizeho ingaruka. Burya guhemuka ntago ari ibintu byiza cyane. Rero duhurira aho muri comment uvuga uburyo iyi filime wayibonyemo n'ibyo n'isomo uba wakuyemo, kugira ngo tuzajye tubasha kubana tugira n'ikintu dukura muri iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero uyu musaza yabashije kuba yagambanira Iribagiza na musaza we, agambanira abahungu be, ashaka ubuzima bwiza, ariko ntago ubuzima bwiza yashatse ntago aribwo ari kubona. Rugema yamwijeje ibitangaza ko agiye kumuha ubuzima bwiza, akamuha impapuro z'imitungo yaba Iribagiza kugira ngo abashe kuba nawe yava muri iki cyaro yari arimo akajya mu mujyi. Kandi uyu musaza mu cyaro yari yibereyeho neza cyane, afite abahungu bibereyeho mu buzima busanzwe ari abahinzi, ariko yaje kuba yagambana ashaka ubuzima burenze cyane. Ariko ibi bintu rero yakoze ntabwo byaje kuba byamugwa amahoro, yuko Rugema yamwijeje ko nibagera mu mujyi azamugenda akamuha inzu, akamusubiza ku budogiteri bwe. Ariko ibi bintu Rugema yamwijeje ntabwo yabashije kuba yabimuha, ahubwo yamubwiye ati muzehe rero tugiye kugenda, ugiye kuza umbere umuzamu ku rugo, kandi umuntu yatanze imitungo y'agaciro ka menshi y'amafaranga menshi cyane, aho agiye kuba umuzamu niwe wakabaye uhari yaba ashaka kuba yagambana. Rero situzi ikintu uyu musaza ikintu yaba yaragambaniye, yuko ikintu yaba yaragambaniye ntabwo cyaba ari cyiza cyane, kubera ko ibyo yijejwe byose nta kintu na kimwe ari kubasha kuba yabona. Rugema yamukinnye agakino, ubu ngubu agiye kuba ngo yaba umuzamu kwa Rugema. Rero urumva ko isomo ry'uyu munsi riraza kuba rikomeye cyane, kubera ko kugambana ari ikintu kibi cyane. Uyu musaza ibintu yaba yarakoze byose byari ibintu byari bicanganye ari bibi, kubera ko niwe wari ufite izi mpapuro z'iyi mitungo Rugema arimo. Sinzi impamvu atabashije kuba yayifata, nimba yarashakaga kurya iyi mitungo akabasha kuba yayifata akaba ari we uyirya wenyine, kubera ko ari we wari ubitse izi mpapuro mbere y'uko ababyeyi ba Iribagiza bapfa. Uyu musaza niwe babashije kuba basigira impapuro z'imitungo yaba Iribagiza, ariyo Rugema mubona arimo. Rero uyu musaza ntago tuzi ikintu yaba yabikoreye abantu benshi, ariko muri kugumya mwibaza ati ntago uyu musaza yaba yarabashije kugambana. Ariko murabona ko noneho ibintu noneho byagiye mu buryo bagaragaje uburyo uyu musaza noneho yagambanye, bikaba bigiye kuba byamugiraho ingaruka ku muntu wari wibereyeho mu buzima bwiza, akagambanira abana be ashaka ubundi buzima bwo kuba mu mujyi, ariko ntago abashije kuba yabubona. Yari yijejwe kuba yasubira ku budogiteri bwe, ariko uko tubona Rugema ibintu abashije kuba yamukorera ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Rugema turamuzi, ntago yakizeza umuntu ibitangaza ngo abikore, kubera ko turabizi ni umugome. Yishe ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo abashe kuba yabona imitungo yabo, yuko turibuka mbere yuko ibi ngibi biba Rugema yabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Rero Rugema yari umukozi wo kwa Iribagiza kugira ngo aze kuba yajya mu iriya mitungo, yari umukozi wo kwa Iribagiza kera bakiri batoya, nuko iwabo waba Iribagiza ari abakire bakomeye cyane. Rugema atangira kuba yashaka uburyo yakegukana imitungo yabo, kugira ngo nimva n'imvano ngiye kukubwira y'uburyo Rugema yabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza na musaza we.
byose rero ngiye kukuvira umuzi n'umuzingo uburyo yabashije kuba yabikoramo kugira ngo abashe kuba yakica bano babyeyi n'imipango yose yari yarapanze. Mu bantu twagiye turebana episode zagiye zirangira, uraza kuba wasobanukirwa icyatumye Rugema abasha kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, kubera ko byari ibintu bikomeye cyane akurikije ubuzima yari abayemo mu cyaro aho ngaho, nuko n'uburyo yazamutse akajya mu mujyi akajya kuba yasaba akazi kwaba Iribagiza. Byose turaza kuba twabirebera hamwe hano muri ino filime. Rero icyo ngusaba, nimba tugeranye kuri uyu munota, jya muri comment utangemo ibitekerezo byawe y'uburyo ubonamo iyi filimi. Numara gutanga ibitekerezo byawe, nimba nta n'igitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zikurikiye, tureba ko hari n'abantu tuba turi kumwe kugeza kuri uyu munota, kubera ko kuba turi kumwe namwe ni iby'agaciro. Ariko nkwibutsa kureba iryo jambo ryanditseho subscribe, nimba ukiri kuribona ryanditseho subscribe, guhita urikandaho ugafungura akazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona video zacu zigiye zitandukanye. Amasomo tugenda dukura muri iyi filimi ni amasomo abashije kuba yakomeye cyane, kubera ko yagufasha no mu buzima busanzwe kuba waganira n'abandi bantu cyangwa n'ibyo ugenda uhura nabyo mu buzima busanzwe, kubera ko hari ugihe ushobora kuba wahura n'ibigeragezo hanze kandi warigeze kuba wareba iyi filimi ikabasha kuba yaguha amasomo agiye atandukanye. Rero iyi filimi tugenda dukuramo amasomo meza agiye atandukanye, niyo mpamvu nkubwira ati kanda subscribe hano kuri iyi channel niba nawe hari isomo uba ubona wakuye muri ino filimi tukabasha kuba tutari kugejejeho. Ugenda uryandike hasi muri comment kugira ngo abantu benshi nabo baje bakuremo iryo somo, kubera ko comment zacu haba harimo abantu bari kugenda bazisoma ari benshi. Rero nimba ubona hari isomo ubashije kuba wakuramo, ukaba wabasha kugira inama mugenzi wawe, ujyaho hasi muri comment ushyiremo iyo nama wagira mugenzi wawe, kugira ngo nawe naba azaba agiye kwandika comment azabashe kuba yabona iyo nama wamugiriye, yuko hano kuri ino channel tubereyeho gufashanya. Ariko byose ndaje mbe nakubwira imva n'imvano by'uyu musaza n'icyatumye aba yagambana, byose turabirebera hamwe. Icyo ngusaba nuko ugomba kuba wakanda subscribe, ukaduha n'umwanya wawe ukabasha kuba wakurikira iyi video kugeza irangiye, kugira ngo uze kuba wasobanukirwa buri kimwe kiraza kuba kiri muri iyi video. Ni ibintu byiza cyane rero kuba uhari uri uw'agaciro. Ndaje mbe nkusobanurira buri kintu cyose utari usobanukiwe hano kuri ino filime n'icyatumye umusaza agambana. Ngiye kuba nakubwira ikintu cyatumye Rugema abasha kuba yaba kwa Iribagiza. Rero amateka ye yo kuba ukuntu yaba yarageze kwa Iribagiza. Rero kera Rugema yari umuntu w'umukene cyane, afite nta mitungo afite ubukene bushoboka bwose, ariko yaje kwigira inama aza kujya gusaba akazi kwa Iribagiza. Amaze kugerayo ahakora igihe Iribagiza baravuka, bamaze kuvuka bavutse akorayo areba, nuko aza kwigira inama, abonye ko atari kubona ibiceri byinshi bifatika, aza kuba yashaka kuba umukire, aza kuba yegera inama kwa Iribagiza. Bari bafite imodoka kera cyane, kugira bakiri kumwe n'ababyeyi babo bari bafite imodoka. Nuko umunsi umwe baza kumubwira ati yoze imodoka. Bamaze kumubwira ngo yoze imodoka, yigira inama yo kuba yaca iyo modoka amaferi ikagenda. Aho ndi kukubwira uburyo Rugema yabashije kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Nuko imodoka imaze kuba yagenda ayica amaferi, nuko abo babyeyi baraza bayinjiramo, bafata umuhanda baragenda bakora impanuka. Rugema agenda yirukanka ajya kureba uburyo bakoze impanuka. Amaze kuhagera asanga abo babyeyi bakomeretse, ntago babashije kuba bapfa. Abantu twarebanye muri episode zashize bo barabizi, abo dusanzwe tubana hano kuri icano nabo barabizi. Rero amaze kugera aho ngaho impanuka yari ibereye, asanga ntago barapfa bose. Nuko ahita afata Iribagiza amukuramo, aramujyana ashaka kujya kuba yamurera, ariko abo babyeyi abasiga mwaho kubera ko bari bakomeretse cyane. Nuko uyu musaza ahageze niwe wabashije kuba yavura abo babyeyi ba Iribagiza. Nubwo yabashije kuba atabavura ngo babashe kuba bakira, ariko yabashije kuba yabatwara mu bitaro. Yari dogiteri muri iyo myaka ya kera, nicyo cyatumye rero babasha kuba bamwizera, bamuha impapuro z'imitungo. Rero aba babyeyi ba Iribagiza bagiye gupfa, nibwo bahise bavuga ati akira izi mpapuro uzaziduhere abana nibaramuka bakuze. Ariko uyu musaza ibintu yakoze ntago ari byo, ntago isezerano yasezeranyije ababyeyi ba Iribagiza ntago ari ryo akoze. Urabona ko impapuro amashije kuba yaziha Rugema akamwizeza ubuzima bwiza.
akamwizeza inzu nziza, akamwizeza n'akazi keza mu mujyi, ariko ibintu ntabwo bibashije kuba byamuhira. Uyu musaza bagiye kuba bamugira umukozi wo mu rugo, umuzamu, umuntu wari ufite impapuro z'imitungo ingana kuriya. Inzu yari afite impapuro agiye kuba yayibaho umuzamu, kandi yaba ashaka kurya iyi mitungo kubera ko ariwe wari ufite izi mpapuro, niwe wakabaye warayiriye ari myinshi, yose niwe wakabaye yarayiriye, yuko nta muntu wari ubizi ko afite izi mpapuro z'imitungo usibye we na Rugema. Rero Rugema amwijeje ibintu bitashoboka. Rugema ukuntu tumuzi yamwijeje ko azamuha akazi keza, akamusubiza ku budokiteri bwe, ariko ntabwo uyu musaza arabasha kubibona. Rero kugambana ni ikintu kitari cyiza cyane, kubera ko uyu musaza nawe yabashije kuba yagambana, kandi azi Rugema uburyo yashatse izi mpapuro kuva kera cyane, nizo yahigaga kugira ngo abashe kuba yarekura iribagiza. Rero nicyo cyatumye abasha kuba yarera iribagiza ngo aba ageze hariya. Ubu ngubu namara kuba yafata izi mpapuro, nubwo yazifashe, ntago abantu benshi turi kwizera ko ari iza nyazo, kubera ko tuzi ko uyu musaza atagambana, ariko tumaze kuba twabibona kuba yagambanye. Urabona ko rero uyu musaza yabashije kuba yagambana, ariko ntago byabashije kuba byamuhira, kubera ko ibintu yashatse byose ntago abashije kuba yabigeraho, ahubwo yashatse ubuzima bwiza, ava mu bwo yari arimo ngo ashaka kujya mu buzima burenze cyane bwo hejuru. None ubu ngubu agiye kuba yabasha kuba yaba umuzamu wo mu rugo, kubera ubugome bwe n'ubugoryi bwe abashije kuba yakora. Rero Rugema nawe ntago abashije kuba yamuha ibintu yamusezeranyije, kubera ko uyu musaza nawe yarakoze ikintu kitari cyiza cyane. Rero isomo ry'uyu munsi twabashije kuba twabona muri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ni uko uyu musaza abashije kuba yakora ikintu kitari cyiza cyane, kubera ko kugambana nta byiza bibibamo. Rero nimba wabashije kuba wakuramo iri somo, jya muri komenti wandike ko tugeranye kuri uyu munota, wandikamo n'isomo wabashije kuba wakuramo, niyo ryaba ari irindi somo wabashije kuba wakura hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Hano tugenda dukuramo amasomo menshi, tukaza hano kuri icano ngo duhite tugenda tuyasobanurirana. Nimba hari isomo nawe wabashije kuba wakura muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri komenti ubashe kuba watubwira ayo masomo uko agiye atandukanye, yuko hano ho twamaze kubona ko isomo kugambana atari ikintu cyiza cyane, yuko uyu musaza yari abashije kuba yagambanira iribagiza na musaza we, none bitumye agiye kuba yaba umuzamu wo mu rugo. Ubu nta nubwo yakongera gusubira ku bahungu be, kubera ibintu yabakoreye, akabasha kuba yaganira n'imbohe, ikabasha kuba yamushuka, agatanga impapuro z'imitungo y'abandi yari abitse, kandi abizi neza ko atarize, akabasha kuba yagambana ku bintu bitari byiza cyane, kandi ariwe wari ufite ubushobozi bwo kuba yarya iyi mitungo wenyine, ariwe wari ufite buri kintu cyose gishoboka, kuba ariwe ushobora kuba wafata ibi bintu byose, ariko ntabwo byabashije kuba byamuhira, kubera ubwenge bukeya yabikoranye. Iyo ashaka kuba yayirya, yari kuba yarafashe izo mpapuro akagenda akabasohora mu nzu, Rugema na Nyirantambara. Rero ni ibintu bitari byiza cyane byabashije kuba bya muri ino filimi. Reka tube dusubikiye ahangaha, tuzasubira muri filimi itaha, twese tuze tugenda dukuramo amasomo agiye akomeye, tuze tuyasangiza abandi hano muri komenti, kugira ngo babashe kuba nabo babona aya masomo tugenda dukura muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba.